Uyu munsi isomo tugiye kwiga ni isomo ritwigisha ibintu byitwa gutanga 100% by'ibyo dusabwa. Burya binashobotse wanarenza 100%. Uri utanga 100% by'ibyo asabwa. Burya ni nawe ushobora kwitega umusaruro bigakunda. Rimwe na rimwe rero hari igihe tuba twitotombera ubuzima kandi mu by'ukuri tudatanga 100% by'ibyo dusabwa. Cyane ko uri utanga 100% nta n'umwanya wo kwitotomba yagira. Uriya witotomba nuko adatanga 100% by'ibyo asabwa. Umuntu watanze 100% ntapfa kwitotomba rwose. Nkunda gutangira babwira ngo isi ni ishuri, umwarimu n'ubuzima, aho uyu mwarimu atandukanira n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma. Niyo mpamvu ushobora gutsinda uyu mwarimu usanzwe mu ishuri ukaba warabaga uwa mbere, ariko ibyo ntibivuze ko uzatsinda uyu mwarimu w'ubuzima. Kandi nanone kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima. Ikizamini cya mwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko ibyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Iyo uri gushaka igipimo cy'ubwenge uza hano hanze. Uza hano hanze ugahura n'umwarimu w'ubuzima, ko umwarimu w'ubuzima niwe udupima ubwenge. Kandi ubwenge burya butandukanye n'ubumenyi. Niyo mpamvu hari abantu babaga bambere mu mashuri asanzwe ariko mu ishuri ry'isi bikabananira. Bafite ubumenyi ariko ubwenge nibwo buri gukora hano hanze. Ugasanga hari utarayakandagiyemo, hari uwayacikirije, ariko hano hanze yarabishoboye kubera ko afite ubwenge. Rimwe na rimwe akoresha n'abandi babaga bambere muri aya mashuri asanzwe. Niyo mpamvu wize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima agenda tukavuga tuti inzu y'ibitabo iragiye. Umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Uri umunyamugisha rero kubera ko ayo masomo tuyagarukaho hano muri kano gace twahariye isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo. Nabwiye ko impamvu mu isomo ry'umunsi dukunda gukoresha inkuru nuko ubwonko bwacu buremye mu kwirwanaho, buremye mu mpungenge, buremye mu kaga. Ibi ni ibintu sosiyete yacu idutoza. Kuva ukiri mutoya ababyeyi ukura bagutoza kwitonda, kwitwararika ku bintu bishya, ku bintu ugenda wumva, ku bintu wakira. Ubwonko nuko nguko abo twanyuze mu maboko bose bagiye babudesigninga, uhereye ku babyeyi, abarimu batwigishije, abanyamadini twayobotse, bose bagenda batwigisha ikintu cyitwa kwitonda, kuyungurura buri kantu kose. Niyo turi kwiga rero bitugiraho ingaruka. Akenshi iyo turi kwiga nk'amasomo yahuranyije agera mu mutwe agahita ahura na rwa rukuta. Ni urukuta bagiye batwambika kuva tukiri batoya, urukuta rw'imyumvire, imyumvire ishingiye ku bintu ibyo ari byo byose. Urwo rukuta rero rutuma twiga ibintu bike cyane ugereranyije n'ibyo twakabaye twakira. Impamvu uzasanga rero ahantu hariho hose mu bijyanye n'imyigishirize bakoresha inkuru, izi nkuru ngufi ziherekezwa n'isomo, nuko iyo ikintu gitangiye ari inkuru ubwonko buracururuka, za ngamba z'ubwirinzi ziragabanuka. Iyo zigabanutse rero utega amatwi, kubera ko inkuru hari igihe iba isekeje, hari igihe iba itangaje. Iyo uteze amatwi rero ubasha kubyumva neza, noneho na bwa bwirinzi bwajya kuza isomo rikaba ryanyuze inyuma mu gikari ryinjiye. Niyo mpamvu kwigishiriza mu masomo akenshi ashingiye ku nkuru nibwo buryo bwiza bw'imyigishirize mu bijyanye no gufasha abantu kugira ngo bige neza. Niyo mpamvu mu isomo ry'umunsi akenshi dukoresha udukuru. Igihe kimwe rero mu kagoroba abana babiri, umwe w'umuhungu n'undi w'umukobwa, bariho bakina mu busitani bw'aho bari batuye. Umuhungu yirata ku mukobwa amwereka biye nyinshi yari afite mu kiganza cye. Umukobwa nawe abibonye ahita yinyabya mu rugo azana bombo nyinshi yari yahawe ku isabukuru ye y'amavuko, aza kuziratira wa muhungu. Umuhungu arangije abwira umukobwa ati waretse tukagurana koko, nkaguha izi biye zose nawe ukampa izo bombo zose. Umukobwa arabyemera kubera ko yabonaga izo biye ari nziza cyane. Umuhungu yahaye umukobwa biye, ariko ahisha biye imwe yari nziza kurusha izo zose, ayihisha mu mufuka w'ikabutura ye. Arangije amuha izindi zari zisigaye.
umukobwa ariko we yarinze isezerano rye, yatanze bombo zose yari afite, nta n'imwe yisigarije, nta n'imwe yahishe. Bose baratashye. Umukobwa ageze mu rugo ajya kuryama rwose anezerewe kubera ko bari baguranye neza, asinzira neza cyane kubera ko yumvaga umutima we utamucira urubanza kandi akumva ko baguranye nyine mu buryo bukwiriye. Umuhungu we ntabwo yigeze abona ibitotsi. Yarayatekereza niba umukobwa ataba yamuhisha ibanga, nawe akagira bomba muhisha ntazimuhe, nk'uko nawe yahishe biye yumvaga ko n'umukobwa yabikoze. Aha rero twabonye ko harimo isomo rikomeye cyane, yaba mu mibanire, mu kazi, mu rukundo, mu buzima bwa buri munsi. Iyo utanze 100%, ubaho ubuzima butekanye, nta n'ikibazo na kimwe ugira, uragenda ukaryama ugasinzira. Ariko iyo utatanze 100%, uhora utekereza ko na mugenzi wawe ataguha 100% by'ibyo akugomba. Wa wundi udatanga 100%, niwe uhora ushinja mugenzi we kudatanga 100% by'inshingano ze. Uzabireba ibingi bishobora no kuba no mu rukundo, bishobora no kuba mu rugo, uri udatanga 100% by'ibyo asabwa, niwe uhora yitotombera mugenzi we kudatanga 100%. No mu kazi, boss udatanga 100% by'inshingano ze, ahora yumva abakozi nabo badatanga 100% by'inshingano zabo. N'umukozi nawe udatanga 100% by'inshingano ze, ahora yumva boss adatanga 100% by'inshingano ze. Nuko bihita bigenda. Niyo mpamvu iyi nkuru ivuga ngo niba ushaka kwitega 100% by'ibyo ushaka, ihingemo ikintu cyo gutanga 100% by'ibyo usabwa. Binabaye byiza watanga 150% by'ibyo usabwa, kubera ko uriya muntu ushaka kwitega 100% by'umusaruro, burya bibaye byiza aho isi igeze watanga 150% by'inshingano by'ibyo usabwa, noneho ukabona kwitega 100% by'umusaruro. Iyo ushaka kubaka icyizere muri wowe no mu bakugaragiye, gerageza utanga 100% by'ibyo usabwa, uzagenda usinzire, nta n'umwanya wo kwitotomba uzabona. Iyo watanze 100%, nta mwanya wo kwitotomba ubona. Iyo ufite umutima utagucira urubanza, wumva watanze ibyo wasabwaga, nta n'umwanya wo guhangayika ugira. N'ibitotsi urabibona, nk'uko uriya mwana yabonye ibitotsi. Ariko impamvu udasinzira, impamvu uhora uhangayitse, impamvu uhora witotomba, ujye wicara nawe wisesengura urebe, ese ibi bintu nitotombera mba nabihaye 100% by'ibyo nsabwa? Ushobora gusanga impamvu utabona amahoro muri ibyo bintu nuko nawe udatanga 100% by'ibyo usabwa. Kubera ko umuntu utanga 100% by'ibyo asabwa, niyo byanze ntabwo yitotomba, ugabona ko atari ibye, akigendera akajya gushakisha ahandi bashobora kumuha agaciro bitewe n'iryo 100% atanga. Iyo buri gihe rero utanga 100%, uhorana umutima utagucira urubanza, uhorana amahoro, uhorana bya byishimo. Nitwabonye se ubwoko butatu bw'ibyishimo. Ubwoko bwa mbere ni ukwizigama, gutunga. Muri ibi bijyanye no kuremaremya, iyo ufite imitungo hari akantu k'akanyamuneza iguha. Ibyishimo bya kabiri, cyangwa se ubwoko bwa kabiri bw'ibyishimo, ni ukuba mu bunararibonye bwa bya bindi utunze. Kuba uri kurya amafaranga yawe biguha ubunararibonye, ubwo bunararibonye burakunezeza, ibyo ni ibyishimo bya kabiri. Kuba uri kuba mu nzu wiguriye ni ibyishimo bya kabiri. Kuba ugenda mu modoka wiguriye ni ibyishimo bya kabiri. Hanyuma ibyishimo bya gatatu, ari nabyo biruta ibyo bindi byose navugaga haruguru, ni ukugira umutima utagucira urubanza. Kugira ngo ugire umutima utagucira urubanza rero muri ibintu byo kuremaremya, gerageza utange ibyo usabwa byose. Nunabishobora urenze, ubundi ugende witurize. Amahirwe n'amafaranga bikurikira akazi kanoze, kandi akazi kugira ngo kanoge ni uko utanga 100% by'ibyo usabwa. Twige rero gutanga 100% by'ibyo dusabwa, n'ibinashoboka turenzeho. Ndakubwiza ukuri, ubihisemo gutya ntabwo ushobora kubura amahirwe muri buno buzima. Ntabwo wabura amahirwe, ayakugenewe, ay'Imana yakugeneye muri ubu buzima uzayabona byanze bikunze.